ese nibyo koko abahanzikazi barimo Airways ndetse na Babo baba bafunzwe? Iki ni cyo kibazo kiri kubazwa n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Bamwe bavuga bati mutubwize ukuri, mutubwire ibibyo, ariko njye ndibaza ni muri aka kanya ndimo ndibaza ni ese mwakabaye muri kwibaza cyangwa se muri kubaza niba koko iyo nkuru ariyo, cyangwa mwakabaye mwibaza ibindi bibazo, wenda urugero harimo nko kwibaza muti ese ubundi birakwiye ko twishora mu biyobyabwenge cyangwa se birakwiye ko dukoresha ibiyobyabwenge? Sinzi impamvu urubyiruko cyangwa se abantu twese muri rusange waba ubarizwa mu rubyiruko cyangwa se ubarizwa mu yindi kategori runaka, ntabwo ntekereza impamvu yatuma twishora mu biyobyabwenge kandi nta cyiza cyabyo, ndetse tuzi neza ko umubare munini ku ijana ari ugaragaraho cyangwa se ari wo babonaho ingaruka runaka zatewe no kuba bakoresha ibyo biyobyabwenge. Rero abantu muri kwibaza niba koko ari byo abahanzikazi bafunzwe, mwakabaye mwibaza muti ese hazakorwa iki? Niki cyakorwa ku bisanzwe bikorwa kugira ngo ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nubwo bigenda bigabanuka ariko byibura bizaveho burundu? Rero ntabwo ari ikibazo kwibaza icyo kibazo murimo mwibaza, ariko nanone numva ko atari cyo kibanze mwakabaye mwibaza muri aka kanya. Reka mboneraho gusuhuza kandi mikaze buri umwe wese ugiye kubana natwe kuri Media Empire, ariko nanone tuhuze by'umwihariko abasanzwe babana natwe umunsi ku wundi, nanashishikariza abaje kubana natwe ku nshuro ya mbere ko batazongera gucikanwa n'ibyo tubagezaho hano kuri Media Empire. Hanyuma rero ntabwo twizimba mu magambo, ahubwo uyu munsi twari tuje tuvuga ku kijyanye n'ifungwa ry'abahanzi bombi uko ari babiri, witwa Airways ndetse na Babo. Bamwe bakiri gutekereza cyangwa se bakiri kwibaza niba koko inkuru bavuze ariyo, ariko kandi twababwiye ko mutakabaye mwibaza niba koko iyi nkuru ariyo, ahubwo mwatekereza ku kintu gituma abantu benshi bisanga mu bibazo, ku buryo mushobora gutekereza icyatuma bihagarara kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nawe bitazakubaho. Rero iyi nkuru nk'uko bagiye babivuga abantu benshi batandukanye, nibyo koko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ariwe ASP Boniface Rutikanga yemeje ko abahanzikazi cyangwa se abahanzikazi Airways ndetse na Babo bafunzwe. Aya makuru bavuga ko abahanzikazi batawe muri yombi ku ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu Nzeri umwaka wa 2025, ariwo mwaka turimo, akaba ari nako kwezi turimo. Rero ibi ngibi bikaba byarakozwe nyuma yo kurenza amasaha y'akabari. Murabizi hari amasaha yashyizweho cyangwa se yagenwe abantu baba batagomba kurenza bari mu kabari, ndetse biranabujijwe kuba watwara ukore wakoresheje ibiyobyabwenge. Ikinyamakuru News Times cyanditse kivuga ko uyu muvugizi wa polisi y'u Rwanda yababwiye ko abanyamuziki bapimwe bakasanga bakoresha ibiyobyabwenge. Kugeza ubu rero abahanzikazi bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera mu gihe dosiye yabo igikorwa gushyikirizwe ubushinjacyaha. Benshi mwari murimo mwibaza ibi, nkuko twabivuze ntabwo mwakabaye mwibaza ese nibyo koko barafunze. Nta nubwo ari ikintu cyiza, ariko nanone nkuko twabibabwiye mube mwibaza cyangwa se nonaha mwibaze muti niki twakora kugira ngo turwanye ibi bintu twishoramo kandi nta cyiza bituzanira. Ntabwo ari byiza kandi gucira umuntu urubanza kubera ko uyu munsi niwe, ejo ashobora kuba wowe, ahubwo niba ugize ibibazo ubonamo mugenzi wawe ntukamucire urubanza, ahubwo ujye umusabira kuba yabivamo. Ikindi kandi nawe wirinde ko wamera nkawe cyangwa se ibyamubayeho byakubaho, kubera ko nawe ntabwo biba byamubayeho abyifuza. Hari igihe bitugwirira, ntabwo makanye ko hari ibintu dukora twabiteguye ugasanga nitwe twiziza, ariko nanone hari ibyo dukora ugasanga biratugwiriye, ntabwo ari twe twabikoze ku bushake. Rero reka dusabe cyangwa se dusabire abakunzi b'aba bahanzikazi kuba bakwihangana muri situwasiyo nk'iyi,
kubera ko ntabwo nubwo bari mu makosa bakoze amakosa ariko ntabwo twavuga ko nanone twishimiye aho bari, tubifuriza kuba bavamo ariko nanone tukabasaba kuba bakwikosora ku byo bakoze bitameze neza. Nta bintu byinshi rero twari tuje kuvuga, ahubwo ni ukugira inama abantu muri rusange, tubabwira ko gukoresha ibiyobyabwenge atari ikintu cyiza, atari n'ibintu byagakwiriye kuturanga, ahubwo dushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo tubyirinde ndetse dufashe n'abandi kuba babyirinda, tukabigira ibyacu aho bishoboka. Burya ikintu wakiyemeje ugerageza uko ushoboye kose ukagikora kandi kikagushobokera. Reka tureka kwizimba mu magambo, ahubwo twifurize abakunzi bacu gukomeza kugubwa neza, ariko nanone tubasaba gusabira aba bahanzikazi kuba bakoroherezwa cyangwa se bagabanyirizwa igihano kugira ngo bagaruke basubire mu buzima bari babayemo. Reka tubashimire ko mwabanye natwe muri iyi nkuru tubagejejeho, dukomeza no kubashishikariza kutazacikwa n'izindi nkuru tuzabagezaho. Mugire ibihe byiza, Imana ibane nawe.